amahoro y'Imana nimusenge, amahoro y'Imana nimuri, amahoro y'Imana nimuri. Italia kurisaba twende Libya Koeza Tanzania kwa mazimurone Kristo Yesu akuzwe, Kristo Yesu akuzwe, bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Rero mwebwe mwese muri hano muri aka kanya dutangiyeho gatoya dutinze, ariko nizere ko turi kumwe murakaza neza muri iri sengesho. Fora ndi hehe? Bunavuga ngo fora ndi hehe? Fora turi hehe? Nihagira uhafora, nihagira uhandika maze ndebe ko muhazi. Fora ndi hehe? Ndi muri rero paruwasi ya Ntarabana, ndi muri paruwasi ya Ntarabana muri diocese ya Kabgayi yitiriwe Bikira Maria Notre Dame de Foi. Notre Dame de Foi ubwo Bikira Maria wafowe wa mu Bubiligi hariya niho iryo zina rikomoka. Nuko rero ndi kumwe na padiri mukuru w'iyi paruwasi, Padiri Alexis Nzirakarusho, ndi kumwe n'abavandimwe bakeya twashatse gufatanya kugira ngo noneho gushyiramo za ndirimbo ngenda mvana naha, ahubwo noneho tugendane mu majwi yabo, amajwi mwiyumvira. Kandi abavandimwe bahereye mu gitondo nako bahereye muri no minsi basabira ibyifuzo byanyu. Abavandimwe mureba ahangaha kuva mu gitondo bari imbere y'isakramento bashengereye basabira ibyifuzo byacu, bashimira Imana kugeza amagingaya, kugeza igihe turi buze gusoreza iri sengesho ryacu. Nuko rero abangaba bagize na icyo twita agakipe k'impuhwe ko muri iyi paruwasi, n'abanyampuhwe bayobotse nyirimpuhwe, kandi ibyo bakora bikorana impuhwe mu bwicishe bugufi rwose. Ni muri paruwasi yo mu misozi mu majyaruguru ya diocese ya Kabgayi. Nuko rero bifuje kwifatanya namwe aho muri hose, murakaza neza. Nuko rero uyu munsi turifuriza umunsi mukuru w'abazina batagatifu, abo mwese muhimbaza Domitira, Flavia, Giselle na Marie Louise. Hanyuma tukifuriza abagize anniversaire nziza, abagize isabukuru y'amavuko, abagize isabukuru ya mariage, upadiri, ukwihimana n'ibindi byose mufite mwaba muhimbaza. Turababwiye ngo mugire umunsi mwiza. Nuko rero natinze uyu munsi dufite ibyifuzo byinshi turimo dusabira, cyane cyane ingo, gusabira ingo zacu murabizi, gusabira abo bavandimwe bababara barwaye murabizi, turabazirikana. Rero banyuranye batwandikiye
kandi hari umwana witwa umunyeshuri witwa Iradukunda Claudine nawe wavunitse akaguru yigana ko mu mwaka urangiza yitegura gukora ibizamini bya nyuma, akaba agomba kubagwa cyane kubera ko yarangiritse, ariko tumusabire kuko ngo n'uburyo rwose birahenze, nawe tumushyire mu isengesho. Dusabire rero twifatanye n'umuvandimwe ushimira Imana kuko kubushize mu isengesho yaje atwite, inda yararengeje igihe cyo kuvuka, nuko yaje gusaba Yezu ngo amufashe n'ukuri ibise bize abyare neza. Ubwo ngubwo abaganga bari bamuhaye randevu kuwa mbere ngo agende bafate icyemezo. Ubwo rero kuri uwo wa gatanu bageze saa 2 z'ijoro ibise byaraje, abyara umwana w'umukobwa. Mu kwa gatandatu mu gitondo kare kare ngo none ngo arashimira Yezu, ngo tumushimire Yezu muri iki gihe cyo gushengerera, ngo aho yamusabiye niho wagarutse kumushimirira. Yezu rero asingirizwe ako kana kaje mu bandi, kaje kadusanga, n'ababyeyi bako bakomeze bamere neza. Hakaba nasabira abandi bana be Elvis, Joanna na Michelle. Dusabire rero muri rusange ni paruwasi, dusabire n'ibihugu byacu. Mbifurije isengesho ryiza. Mbere yuko rero twinjira muri gahunda ya komanteri y'ijambo ry'Imana y'uyu munsi, ndayiha Padiri Alex adufashe gucengera muri isengesho. Umugambi dufite n'uwuhe? Mujye mukundana nk'uko nabakunze, maze tubone kwakira Yezu Kristo hano kuri aritari. Murakoze, mugire isengesho ryiza. Uri muzima Yezu, uri muzima kandi urakiza. Uri muzima Yezu, uri muzima sakramento ry'Ukaristi. Uri muzima Yezu, uri muzima kandi urakiza. Uri muzima Yezu, uri muzima mu sakramento ry'Ukaristiya. Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe. Yezu ni muzima, Yezu ni muzima, Yezu yaratsinze, natwe tuzatsinda. Tumuhe amashyi n'impundu. Bavandimwe, urukundo rw'Imana ni agahebuzo. Urukundo rw'Imana nirwo rwaturemye, urukundo rw'Imana nirwo rutubeshejeho, urukundo rw'Imana rwadushyize mu mpuhwe zayo. Muri kano kanya ndagira ngo twinjire muri ino saha y'isengesho, tuzirikana impuhwe z'Imana, tuzirikana Yezu Kristo nyiri impuhwe turangamiye. Yezu ninde kuri wowe? Turatekereza abadukurikiye nk'uko Padiri Oscar abivuze, tugatekereza abari hano, natwe ubwacu twisabira, dushyira mu biganza by'Imana aba bose bababaye ku mubiri, kuri roho, aba bose barushye, abarwayi, abafite ibibazo, kugira ngo Nyagasani Yezu Kristo nyiri impuhwe ababere igisubizo cy'ibibazo byose bafite. Nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Urukundo rw'Imana bavandimwe nta kiguzi cyarwo. Ikiguzi cyarwo ni umutima wacu, turwakire. Yezu Kristo rero muri nge ntabwo ngomba kumuceceka. Ari wowe urwaye,
ari wowe muzima, ari wowe uko uri kose arakuzi. Ni ishusho y'Imana ishobora byose, ishusho y'urukundo nyarwo watwitangiye akadupfira. None rero bavandimwe, Yezu Kristo nuriye wapfuye akazuka, apfiriye ibyaha byanjye, apfiriye ibyaha byawe, adupfiriye twebwe twese abanyabyaha, kubera rwa rukundo ruhebuje rw'Imana. Yezu Kristo aradukoraho, turamuhabwa kenshi mu Ukaristiya ntagatifu. Avuga ijambo rimwe gusa byose bikaba. Muri Yezu byose biremera. Muri Yezu byose biremera, icyo dusabwa no kugira ukwemera. Bavandimwe, dusabe Yezu wazuye abapfuye agahumura impumyi, kubera rwa rukundo nyarukundo, akirukana sekibi, rombi n'amashitani. Ntabwo twebwe uko turi aha ngaha n'abandi badukurikiye mu bibazo byose binyuranye, niyo waba warapfuye uhagaze aragusubiza ubuzima. Yezu Kristo yadushyize mu ngoma y'urukundo, ingoma nshya, aho abakene bahirwa, aho amahoro ari umuyoboro w'ubuzima bwacu, aho abafite umutima wiyoroshya kandi utuza bazakuzwa, aho ababaye bazahozwa, aho abaharanira ubutabera bahirwa, aho abanyabyaha babarirwa. Ingoma, ubwami bwa Yezu ni ubwami bw'urukundo, aho twese turi abavandimwe. Yezu Kristo baramutubwiye, twaramwumvishe mu ijambo rye, turabe turi aba Kristo. Kristo Yezu akuzwe. Yezu Kristo niwe ntangiriro n'iherezo, Alpha na Omega, ni umwami usumba byose, niwe banga ryo gucungurwa kwacu, ni umuhuza wacu n'Imana, ni iteme ritwambutsa riri hagati y'isi n'ijuru. Yezu Kristo ntacyo atwima, nitwe twinanirwa. Tumusabe twizeye, ariko tubanze dusaba ukwemera. Atwongerere n'urukundo mu mitima yacu, dukundane bamwe ku bandi, dukundire Yezu Kristo muri Kiliziya. Yezu Kristo two kumushakira mu mva ni muzima. Yezu yarazutse, yatsinze urupfu, yatsinze ikibi, yatuzaniye urumuri, yirukanye umwijima. Yezu Kristo ni umwana w'Imana waje kuducungura, kudukura mu nzara za sekibi, yadukijije ibyaha, yaradupfiriye kandi adutangariza izuka. Yifuza ko aho ari natwe ariho twaba, twakira urukundo rwe. Ni Imana idukunda, Imana itureba, Imana tubana nayo, ni Emmanuel, Imana turi kumwe. Kristo Yezu akuzwe. Yezu Kristo aradusaba kugira urukundo nk'urwe, akadusaba kandi no kuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Yezu niwe buzima bwacu. Barwayi, bakecuru, basaza, bagabo namwe bagore, basore namwe nkumi, bana, imfubyi n'abapfakazi, niwe dukesha umukiro, niwe mukiro wacu. Tumukomereho, tumukunde, tumuyoboke kandi tumwamamaze. Tumusange aradukunda, tumushengerere, ni bwiza budashira iroro. Tumwakire mu ishusho y'abavandimwe bacu igihe dukundana nk'uko abidusaba, kugira urukundo mu mitima yacu rukera imbuto nziza. Tumukundire tube abahamya b'impuhwe z'Imana kandi tuzakire. Iri sengesho twagize, tumaze n'igihe tutabasha gushengerera kubera iki cyago cya COVID-19, araduha kado nyinshi cyane. Dutege ibiganza, ntago tuvira mwaho, ntago tuvira mwaho. Araduha kwiyakira, araduha amahoro, araduha ibyishimo, aradukiza ibi byose, aradukiza sekibi, aradukiza roho mbi, aradukiza amashitani. Atuzanira impuhwe z'Imana,
impuhwe z'Imana twese zize zidukize. Impuhwe z'Imana zitugereho twese. Impuhwe z'Imana Yezu Kristo atuzaniye zigere ku bakeneye inkunga y'isengesho ryacu. Impuhwe z'Imana zigere ku babyeyi bacu, ku bavandimwe bacu, ku bana bacu, ku mfubyi n'abapfakazi, ku bazikeneye bose. Ni zize izo mpuhwe z'Imana zize zikize abarwayi, ari abari hano n'abo turimo gusabira. Impuhwe za Yezu Kristo, Yezu nyirimpuhwe twiringiye, ni zize zirukana amashitani na za roho mbi zose, sekibi zitubuza amahoro, zikabuza amahoro abana b'Imana. Mu izina rya Yezu watsinze zitsindwe. Kristo Yezu akuzwe. Impuhwe z'Imana za Yezu nyirimpuhwe zize zirukana amashitani yibasiye abantu akabuza amahoro. Zitwirukanemo, zidukuremo nyabingi, zidukuremo ibitega, zidukuremo amahembe, zidukuremo amashitani y'abazimu, zidukuremo amashitani y'abarungi, zidukuremo amashitani atubuza amahoro n'amahwemo. Izo mpuhwe z'Imana ziha urubyaro abarubuze. Impuhwe z'Imana zubakira ingo z'abashakanye ziri mu bibazo. Impuhwe z'Imana zize zitwongeremo urukundo rwo kuzima, kandi turi abana b'Imana, kandi Imana ari urukundo. Impuhwe z'Imana za Yezu nyirimpuhwe twiringiye kandi turangamiye, dushengereye Yezu Kristo nyirimpuhwe, zidukuremo iby'amashitani yadushyizemo. Ntago turi ingaruzwa muheto z'amashitani, ni zize zikiza uburwayi bwananiye abaganga. Izo mpuhwe z'Imana zize zidutabare kuko turazikeneye. Impuhwe za Yezu wazutse ziha urubyaro abashakanye, kuko kwa Yezu hari abahungu n'abakobwa beza. Impuhwe za Yezu nyirimpuhwe zikomeze ingo z'abashakanye, ari abari hano, ari abakeneye n'inkunga y'isengesho ryacu bose, zibasesekareho zibagereho. Impuhwe z'Imana zize zikore kuri buri wese, zimukize ku mutima no ku mubiri, zize zomora ibikomere by'abakomeretse, zize zitwubake two gusenyuka dushenywe na sekibi, kandi Yezu Kristo yaratumurikiye, aratwitangira, aradukiza. Impuhwe z'Imana abantu bose baje bagana Yezu nyirimpuhwe ngo abaruhure, zibagereho, ari abari hano, ari n'abasonzeye inyota y'isengesho kubera ibihe turimo. Izo mpuhwe z'Imana zize dutabare muri bihe bibi turimo bya COVID-19, nizo zizadukiza n'ubundi, kuko sekibi yaratsinzwe mu izina rya Yezu. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udufashe kandi utwigishe gukunda umwana wawe, natwe tugire urukundo, dukundane bamwe ku bandi, ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yesu wandindiye ubuzima, ndagusingiza.
muri izo mpuhwe z'Imana nizo tugiye kwirohamo kuri ya saha yacu. Yezu Kristo yagize ati mfite inyota, byose birujujwe. Maze ubwo batikuraga icumu rubavu rwe ruvubukamo amaraso n'amazi, kugira ngo dusesekazeho ingabire zose Nyagasani ashaka kutugezaho. Ntabwo rero dufatanye maze turangamire Yezu Nyirimpuhwe imbere yacu. Impuhwe z'Imana ntabwo zigereranywa, uba turangamiwe n'ibyaha, yohereza umukiza w'abantu kudukomereza imbere ye, amurangamiye. Shimirwa mwami mwami, shimirwa mwami, shimirwa mwami, shimirwa udukunda cyahebuje mwami, shimirwa. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Dawe Mana ihoraho, umutuye umubiri n'amaraso n'umwana n'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Dawe Mana ihoraho, umutuye umubiri n'amaraso n'umwana n'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. Dawe Mana ihoraho, umutuye umubiri n'amaraso n'umwana n'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Ubwabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose. 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 Tugirire impuhwe kandi tugirire n'isi yose.
tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ngutuye umubiri n'amaraso wowe n'umwana w'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu yesu kristo, kugira ngo twongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose, amina. ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije. tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, nawe mwanya uhoraho, ngutuye umubiri n'amaraso wowe n'umwana w'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu yesu kristo, kugira ngo twongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose, amina. ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose, ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Tubabarire ibyaha byacu kandi turinde umuriro w'iteka, igarurire abantu bose, maze uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire bose mu purgatori n'ibyaha bya isi yose, amina. wowe Imana wereranije ibyo by'ubutatu butagatifu, Turakwiringiye, wowe Imana ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, turakwiringiye, wowe Imana wowe waremye roho zo mu ijuru, turakwiringiye, wowe Imana wowe utuvana mu isi ukadushyira mu buzima, turakwiringiye, wowe Imana wowe ugenzura isi n'ikirere, turakwiringiye, wowe Imana wowe uduha ubuzima bw'iteka, turakwiringiye, wowe Imana wowe uturinda ibihano twari dukwiye, turakwiringiye, wowe Imana wowe udukura mu makuba duterwa n'icyaha, turakwiringiye, wowe Imana wasakaye ku isi muri ijambo wigize umuntu, turakwiringiye, wowe Imana wowe wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo, turakwiringiye, wowe Imana wowe uva mu mutima mutagatifu wa Kristo, turakwiringiye, wowe Imana wowe waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe, turakwiringiye, wowe Imana wowe ugaragarira muri Kiliziya y'isi yose, turakwiringiye, wowe Imana uboneka mu masakaramentu matagatifu, turakwiringiye, wowe Imana wasatse kandi usendereye mu isakaramentu ry'abatisimu n'iry'imbabazi, turakwiringiye, wowe Imana utagira urugero mu isakaramentu ry'ubusaseredoti n'iry'ukarisitiya, turakwiringiye, wowe Imana wowe uduhamagarira ukwemera gutagatifu, turakwiringiye, wowe Imana wowe utuma intungane zitagatifuza, turakwiringiye, wowe Imana wowe utagatifuza imitima yuje umurava, turakwiringiye, wowe Imana wowe mizero y'abarwayi n'imbabare, turakwiringiye, wowe Imana wowe muhoza w'imitima ifite intimba, turakwiringiye, wowe Imana wowe mizero y'abihebye, turakwiringiye, wowe Imana wowe uduhora iruhande, turakwiringiye, wowe Imana wowe utumenyesha ingabire zawe, turakwiringiye, wowe Imana wowe mahoro y'abasamba, turakwiringiye, wowe Imana wowe uturinda umuriro w'iteka, turakwiringiye, wowe Imana wowe uroheza roho ziri muri purgatori, turakwiringiye, wowe Imana wowe bwiza buhimbaza abatagatifu bose, turakwiringiye, wowe Imana wowe banga ridahezwa ry'ukwemera, turakwiringiye, wowe Imana
Imana we soko idakama y'ibitangaza, turakwiringiye. Imana ni inyampuhwe kandi n'igira ibambe, itinda kurakara kandi igira urugwiro, niyo mpamvu nzaririmba nyagasani ubuziraherezo. dusabe Nyagasani Mana, wongeye mweze ruje ukagira n'imbabazi zidashira, tureba mu bwuzu maze twongere n'ibikorwa by'impuhwe zawe, turinde kwiheba kabone n'abavangwa bw'akabije, ahubwo duharanire ugushaka kwawe mutagatifu bw'urukundo n'impuhwe, tubigirane kwizera kutarema kwiyongera, dusabye kwa Nyagasani Yesu Kristo umwami w'impuhwe, ufatanye nawe na Roho Mutagatifu, tugaragaza iteka ryose. Amen. amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu soko impuhwe atugirira, Turayiringiye. amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu soko impuhwe atugirira, Turayiringiye. amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu soko impuhwe atugirira, Turayiringiye. twiragize impuhwe z'Imana, N'isuzi impuhwe zawe Mana igira ubuntu, wowe mwiza wenyine rukumbi, nubwo ndi umunyabyaha cyane kandi nkagira n'amakosa menshi, nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukabonana n'impuhwe yuzuye, haba mu ijoro ndetse no munsi, ntabigeze gukorwa n'impuhwe zawe, waba waratwerekeranye Mana nyir'imbabazi, wowe wenyine ushobora kunkiza, ntuzigere usubiza inyuma, igihe cyose nzabihebwa umutima wawe ugira impuhwe, kuko nta muntu wigeze usubiza inyuma, niyo yaba nta ukabije. Mukiza mwiza, rwose asezeranye ko isi y'ijuru yarangiza, aho kugira ngo yirinde zawe zibure, kora ku byo yose twiyekereje, yawe imbabazi, uhumure nzego ry'amazuba haya. Bikira Mariya mwamikazi w'impuhwe z'Imana, Udusabire, Papa Pawulo wa kabiri mutagatifu, udusabire, Beza Mwanyezi mutagatifu, udusabire, Mama Faustina mutagatifu, udusabire, abatagatifu twiyambaje none, mudusabire, abamarayika barinzi bacu, mudusabire, mwese abatagatifu n'abatagatifukazi b'Imana, mudusabire. Yoborera mutagatifu, yoborera umuza, twirindira wowe twasezeranyije, kuko ari wowe gusa tugeze mu ijuru. Turagusingiza Imana yacu, tuje kubasingiriza ineza n'umuntu tugira kuko turabajyana intege nkeya. Tuje rero iwanyu kuko tuzi ko muri abanyampuhwe kandi mushobora byose, tuzanye ya mitwaro yacu, imyobo yacu n'amagorwa yize kugira ngo tubasingirize gukorera n'impuhwe zanyu. Reka tubasingire kuko mwaduhamagaye kuri uyu munsi n'isaha kugira ngo twongere tumenyere isi impuhwe, niho muri akaya turanga mutuvuga ubuntu kwanyu n'urukundo rwanyu. Mubisingirizwe dawe, Mubisingirizwe dawe. turasingiza impuhwe zawe nyagasani dawe wagiriye mwene muntu kuva kera isi ikiremwa. Turagusingiza yuko uri data wa twese, turagusingiza yuko uri umubyeyi wacu, tukagusingiza yuko waduhamagaye muri ya mazina yawe watwise ngo tuze imbere yawe maze dukundagaze n'ibyiza byawe. Singizwa dawe, Singizwa dawe. kuko uberetse cyane udutekera neza byawe, kuko wongeye umunsi n'ubuzima bwacu. Turagusingiza yuko wenda ko tukwita papa, maze twese tuzagira dufata nk'abana batoya bari imbere y'ugiye bakunda. Niyo mpamvu uyu munsi dutuye ibidushavuza byose, ibishavuza abavandimwe bacu ndetse n'isi yose byawe. Ni wowe ufite igisubizo cya byose, kandi mwizera imbere. kandi dawe turagusingiza
muri Kristo Yesu umwana waduhaye. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka, uri muzima mu buzima bw'abakwemera n'abakwizera. Uri muzima muri Kiliziya yawe. Uri muzima mu Ukaristiya. Uyu munsi dufite ibyishimo bikomeye Nyagasani Yesu. Ni umunsi w'imboneka rimwe waduhitiyemo mwiza. Dufite ibyishimo bya Pasika kandi dufite ibyishimo yuko waduhaye umusaseredoti waturutseho igihe akitangira imbaga. Nuko tukaba turi kumwe muri iri sengesho. Ni iby'agaciro gakomeye. Rero tugusingiza Nyagasani Yesu. Singizwa Yesu. Singizwa Yesu. turagusingiza nyagasani Yesu umwami wacu tugusingiza mwiza mwiza Yesu turagusingiza muri aka kanya yuko uruhura abarushye ndetse n'abaremeye turagusingiza mu barwayi bari hirya no hino kugira ngo ubakize Yesu turagusingiriza mu bagukurikiye kuko ari wowe uruhura abarushye ndetse n'abaremerewe nyagasani Yesu genderera isi yacu no kubashe kuyimurikira no kubashe kukumenya by'ukuri singizwa Yesu murikira isi kuko nyagasani Yesu kubera yuko uri umwami w'amahoro nyagasani Yesu twongeye kugusingiza yuko wabanye natwe muri iki gihe cya coronavirusi none tukaba uyu munsi duteraniye hamwe turagusingiza n'ibyishimo byawe Yesu n'impuhwe zawe watugiriye nyagasani Yesu ubisingirizwe Yesu kandi kuba duhaye kuyobora akadukomeza mu kwemera nyagasani Yesu ugiye gusubira mu ijuru uravuga ati mbahaye roho uzabayobora akabereka inzira nziza kandi akabigisha ibyo navuze byose Imana roho mutagatifu uri Imana kimwe na data na mwana uri Imana itumurikiye uri Imana idukomeza igihe cyose iyo turi kumwe ntitugera mu mwijima dutsinda ikibi tugakora icyiza niyo mpamvu tugusingiriza n'uyu munsi urumuri rwawe tumurikiye kugira ngo tubashe kugera imbere ya Yesu tumusingize Imana roho mutagatifu uri kumwe nawe nta kimuhungabanya uri imbaraga uri ibyishimo uri umutsindo singizwa Mana roho mutagatifu singizwa Mana roho mutagatifu Mana roho mutagatifu reka tugusingize kuko ari wowe utuyobora uko bwije n'uko bukeye Mana roho mutagatifu reka tugusingize muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo twahuye nacyo cya coronavirusi kuko ari wowe watwiragiriye Mana roho mutagatifu reka tugusingirize kuko uko turaha uyu munsi nk'uyu ari wowe wawutugeneye kandi hari hashize igihe kirekire singizwa Mana roho mutagatifu singizwa Mana roho mutagatifu Roho w'Imana ngwino ngwino Maze
turagusingiza kubera urukundo rwawe ruhebuje, turagusingiza kuba uturinda ku mpande zose z'isi, turagusingiza ku byo udukorera nyagasani. Singizwa mana roho mutagatifu, ngwino roho mutagatifu. Ndagusingiza nyagasani kandi ndagukunda, akira ibyacu byose nyagasani. Singizwa Yezu Kristo kuko waduhaye iyi saha ngo tuze kugutaramira, kandi singizwa kubwo abasaseridoti bawe badufasha. Singizwa kuko urabikwiye nyagasani. Turagusingiza kuko udukunda nyagasani. Ninahazwa umutima mweranda, singirizwa ingo zacu nyagasani. Singirizwa urubyiruko ruri kure yawe mu biyobyabwenge, maze kugira ngo urugarure mu nzira yawe, ruri mu nzoga, ruri muri ibyo byose birwandarika. Singirizwa abo bose bashabuza ababyeyi babo, ababyeyi turi kumwe hano bahangayitse kubera urubyaro. Ndakwereka abanzi banjye bose, ubagenderere ubahindure. Singizwa nyagasani Yezu. Ndakwereka abarwaye mu muhogo, ni wowe mpanze amaso Yezu. Duha urukundo mu ngo iwacu. Singizwa Yezu Kristo kubera buri kimwe cyose wampaye. Singizwa kuko twaramutse amahoro. Ninahazwa Yezu, ndakwihaye mwami. Singizwa nyagasani, iyo ntekereje ineza yawe birandenga. Singizwa Yezu, singizwe roho mutagatifu. Uha urubyaro abarutegereje, abarugusaba, abarwaye izo ndwara zose zikomeye, izoroshye, abari mu bitaro, abari mu ngo zabo, abakene, abari mu bushomeri, abo bose bashavuye, abana batoya, urubyiruko, ababyeyi babo, ingo zatandukanye, abashaka gutandukana,
abadashyize hamwe, abatumvikana. Singizwa Nyagasani Yezu kubw'ubuntu n'impuhwe zawe. Tsinda umwanzi wugarije ingo zacu. Singizwa Yezu. Singizwa Nyagasani Yezu ku ntege nke zacu, ahubwo ko tugirira ubuntu. Singizwa Nyagasani kubw'udukunda ukaduha kuronka ibyiza. Singirizwa imiryango yose n'ingo zose. Habwa icyubahiro Mana ihoraho. Ni wowe ndangamiye, ni wowe mahoro yanjye, ndakwihaye Mwami. Mweretse abarwaye umugongo bose, ubakize Yezu. Ndagusingiriza umuvandimwe wanjye, umuvandimwe Monika umuvandimwe. Ndagusingiriza abo bose baje bakugana. Ndagusingiriza ongera wubake urugo rw'umuvandimwe wanjye. Singizwa. Muvandimwe singiza Yezu, muvandimwe rangamira Yezu, muvandimwe Yezu, ubu niwe nawe. Wamukinguriye iwawe, wamukinguriye cya gipangu, wamukinguriye rwa rugi, wamukinguriye icyumba, wamwicaje, wamwakiriye. Ubu niwe nawe, nimwegerane, murebane mu maso, umuhanga amaso ayaguhange, umutege amatwi. Arakubwira uyu munsi, yaguhamagaye akuzi, yaguhamagaye abizi neza ko mufitanye gahunda. Inyota yawe arayongera kurushaho, kandi nawe afite inyota yo kugukiza, afite inyota yo kuguhindura, afite inyota yo gutuma umwisangaho umuvandimwe nyabyo by'ukuri. Afite inyota, aguteyemo inyota uyu mwanya zo gukunda, byo gukunda nyabyo, nk'uko abitubwira mu ivanjiri y'uyu munsi. Ati nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. Mukingurire, murangamire. Murangamire. Mwerekezeho amaso, muramburire ibiganza, mufungurire amatwi. Abavandimwe bagomba kubaga uyu munsi, muvandimwe bagomba guca ibere kubera kanseri. Muvandimwe babazwa n'umugongo. Hari umuvandimwe Rachel bazogirira operasiyo. Ni wewe muganga Nyagasani. Muvandimwe uhorana ububabare. Abarwayi bose abashimira. Muri iyi paruwasi harimo benshi bashenyewe n'ibiza, badafite aho baba cyangwa babayeho nabi, batari babona aho bikinga. Abana batoya badafite ibyangombwa byose. Ibyo byose byaje ntawe ubihamagaye, ariko bakomeje kugira ukwemera n'ukwizera muri wowe. Bandimwe bari hano, bari bamaze igihe batakurangamira, bagukumbuye. Ni wowe gusa Yezu, ni wowe gusa, ni wowe gusa Yezu, ni wowe gusa.
gusa utanga amahoro ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa utanga ibyishimo ni wowe gusa utanga amahoro uri muzima utanga urubyaro ukiza uburwayi utanga amahoro ni wowe gusa niwe wenyine niwe wenyine mu buzima bwawe niwe wenyine mu buzima bwacu niwe wenyine ntawamusimbura niwe wenyine ntawe bahwanye niwe wenyine Yezu akwiriye ishima akwiriye amashyi akwiriye impundu nahabwa impundu Yezu nahabwa ikuzo ni Yezu ni muzima singizwa Yezu nimureke rero tumushimire Yezu wakoze ibikomeye arakomeza gukora ibikomeye azahora akora ibikomeye mu buzima bwacu nimureke tumushimire muri aka kanya amajwi yacu impundu zacu amashyi yacu buri wese ahari nashimire Yezu mubwira uti Yezu urakoze mubwira uti Yezu warakoze kandi uzakomeza ukore ibikomeye mu buzima bwanjye Yezu arakoze mushimire reka ndatimana data urakoze Yezu turatimana data mu gitondo uko mbyutse ni dawe nyir'ubuntu ngushimiye kuramuka narahiye kamurinzi Datimana data reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire Thank you.
reka ndatimana data reka mvuge ibigwi byayo manishimire ingabire y'ubuha nta n'ubwenge n'ubushobozi remye ureme ishusho ryayo n'ubushobozi Imana iradukunda tuyishimire ntacyo twima urata Imana data mwana ari umutagatifu ni ukuri rero Bikira Mariya niwe rwose uza kudufasha kurata Imana data nuko rero umubyeyi Bikira Mariya uriya duhereza agaseke kacu uriya wakira agaseke kacu kugira ngo gashyikirize umwana we turi kumwe hano n'abamarayika n'abatagatifu umubyeyi Bikira Mariya rero ngwino hano nako urahari akira ibyifuzo byacu akira ishimo ryacu umubyeyi mwamikazi wa Kibeho turi hano iruhande rwawe aka kanya nakawe kugira ngo udushyikirize ibyiza umwana wawe asubije mu gasheke twari twagushyikirije isengesho rigitangira Mubyeyi yo tujyani heza ariko kuhagera birakomeye mwamikazi uyu dusohoze mubyeyi we mubyeyi abandi Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima
mubyeyi we mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima. Ndakuramutsa Mariya Bikira Mariya Nyirimpuhwe Mariya utasama mu cyaha tugeze rero bavandimwe muri wa mwanya tugiye kwakira umugisha wa Yezu Kristo. Tugiye kwakira umugisha wa Yezu Kristo, dusoze iri sengesho ryacu, dusoze aka kanya. Twari tuguwe neza yego, ariko Imana iduhamagarira gutunganya iyi si. Hari byinshi tugomba gukora, hari byinshi tugifite gukora, hari byinshi tuzakora. Uyu mwanya rero witegure maze wakire umugisha Yezu Kristo akuzaniye. Nitwunamire waduhaye umugati wo mu ijuru, dusabe Nyagasani Yezu Kristo adusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe mu isakaramentu ry'agatangaza. Turakwinginze uduhe kuba amayobera matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twiyumva mu budahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. Wowe ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka.
nihasingizwe imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yezu Kristu Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yezu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yezu Kristu mu isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, nihasingizwe Roho mutagatifu umuhoza, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu, nihasingizwe ubutasama mu cyaha bwe butagatifu, nihasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Singizwa Yezu, singizwa Yezu, uri muzima Yezu, waratsinze Yezu, habwa icyubahiro Yezu. Nyagasani Yezu n'abana namwe, ushobora byose ndakumvisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
murakoze rero, murakoze bavandimwe, murakoze cyane. Abavandimwe barakoze rero, mwese inshuti twahuriye hano, nagira ngo rwose mubwire abavandimwe bo muri paruwasi Ntarabana, padiri mukuru wabo na bagenzi be, hanyuma rero mubabwire muti mwakoze kutuba hafi, mwakoze kudufasha mu isengesho. Ni ukuri nagira ngo mubambwire muti murakoze, mubanshimirire buri wese aho ari, nanshimirire abavandimwe bo muri paruwasi Ntarabana, munshimirire padiri mukuru, padiri Alexis, mumushimirire. Ni ukuri munshimirire buri wese muri iyi kipe y'impuhwe. Ni ukuri ni ubwitange bukomeye, ni ubwitange bukomeye. Uyu munsi bawuduhariye, bawuhariye Yezu inshuti yacu. Ubu nawe binjiye muri gahunda ya Mfite inyota uyu munsi. Nuko rero buri wese abwira undi ati urakoze, buri wese abwira undi wakoze kuza, buri wese abwira undi ati nawe ubutaha Imana ikurinde, Imana iduhe umugisha, dufatanye urunana, twunze ubumwe, dufite inyota, dusangiye inyota, inyota yo kurushaho kumenya Yezu. Nuko rero reka padiri mukuru atwifurize umugoroba mwiza mwese muteraniye hano, atwifurize ibihe byiza, wifurize umugisha. Nibyo kiliziya ni imwe itunganye gaturika. Ni ukuri padiri Alexis, nagira ngo nawe utwifurize umugoroba mwiza, maze dusezeraneho abantu bavuye impande n'impande mu bihugu binyuranye muri gahunda yacu, twiyongereho Ntarabana uyu munsi. Iyo mba ndi kumwe namwe mwebwe muri kure, tuba tubahaye amashyi, ariko aho wicaye uwampera amashyi, aho wicaye ubashimire mu cyimbo cyanjye. Kristo Yezu akuzwe. Turabashimiye mwebwe mwese abari kuri uru rubuga barangamiye Yezu. Yezu arabazi, Yezu aratuzi, Yezu aradukunda. Ari abari hano kuva mu gitondo, twiranywe na Yezu, tugendane na Yezu, turarane na Yezu, ubuzima bwacu bwose bube muri Yezu. Nicyo twifuriza n'aba bose badukurikiye iki gikorwa cyiza, dushimira Padiri Oscar Witonze. Isi aho igeze mu iterambere, ikigaragara ni uko dukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo duhure na Yezu, bipfa kuba biri mu nzira nziza. Nimuhumure, Yezu ni muzima, yaratsinze. N'iyi COVID-19 yarayitsinze ga. Mwigira ubwoba. Yezu niwe utubwira ati mwigira ubwoba, nimuhumure isi, isi narayitsinze. Nimuhumure, ndi muzima, ni muzima mu buzima bwacu. Mwebwe mwese rero mwari mudukurikiye, mwebwe mwese mufite ibyifuzo, ibibazo n'uburwayi cyangwa se n'ibindi babangamiye, nta handi tuzabonera ibisubizo, tuzabonera umukiro atari muri Yezu Kristo. Namwe mwaje hano, ikipe y'impuhwe turayishimiye, dushimira Padiri Oscar waduhuje, wadutekereje nka paruwasi Ntarabana, tugumya gushyira mu biganza bya Yezu Nyirimpuhwe abarwayi bari hano baje kumwiyereka. Nimuhumure, Yezu, Yezu arakiza, ni muzima. Arabaha ibyishimo, arabaha kwiyakira, arabaha ubuzima. Watsinze urupfu arahari, ntabwo ari mwumva, ni muzima mu buzima bwacu. Nahora asengezwa mu buzima bwacu. Mugire urugendo rwiza, mujyane na Yezu, mubane nawe, umubyeyi wa Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, umwamikazi ukangaranya amashitani, umubyeyi wa Kiliziya, umubyeyi utabara abakristo, akomeza dufatira irye buryo. Mwese mwese mbifurije umugisha w'Imana uduherekeze kandi udutagatifuze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe.
mureke rero dufatanye akaririmbo gasoza maze ducinye akadiho dusezerane. Dutete yotu Maria Umana yakatse Hagirisa minajanda. Dutete Maria, who is my God,